Mbaye ikaze mu kiganiro inganzo n'ubuvanganzo. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri kuva saa 7:30 z'amanywa no kuwa kane saa 3 z'ijoro. Uyu munsi tugiye kuganira kuri filime yerekana ubuzima bwa Yezu cyangwa se Yesu bitewe n'uko bivuga. Ikaba ari filime yakinwe n'abantu batandukanye, ariko turibanda cyane kuri filime yasohotse mu mwaka w'1979 ari nayo yitwa filime ya Yezu cyangwa se filime ya Yesu. Njye bategura iki kiganiro ugiye no kukibagezaho nitwa Rick Safari. Mbahaye ikaze. Jesus cyangwa se Jesus filime ni igihangano cyakomotse mu gitabo cya Bibiliya. Ikaba ari filime yasohotse mu mwaka w'1979 iyoborwa n'abagabo babiri barimo Peter Sykes na John Krish, itunganwa na John Heyman. Ni filime yakinwe hagendewe cyane ku nyandiko z'Ivanjili ya Luka. Ibice by'iyi filime bigaragara ko byakiniwe mu gihugu cya Israeli. Ikigo cyitwa Campus Crusade for Christ nicyo cyatangije umushinga wo gutegura filime ya Yezu. Iyi filime yakinwe mu rurimi rw'Icyongereza, ikaba ifite iminota 128. Itegurwa yatwaye ingengo y'imari ingana na miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika. Ikaba rimwe muri filime itaragejeje ku mafaranga yitunganyije. Ni ukuvuga ko mu icuruzwa ryayo itigeze igeza kuri miliyoni 6 z'amadolari. Reka noneho twinjire mu ncamake y'iyi filime. Filime ya Yezu cyangwa se Yesu itangira ku ngoma y'umwami w'abami witwa Augustus n'umwami Herode. Mariya yasuwe na marayika Gaburiyeli, aho abaje kumubwira ko azabyara Yezu cyangwa se Yesu, akaba ari umwana w'Imana. Nyuma yaho Mariya ajya gusura Elizabeth, uba ari nyina wa Yohana Umubatiza, agahita amubwira ko ari we wahawe umugisha kurusha abandi bagore kandi umwana we nawe ari umuhire. Mariya na Yosefu umugabo we bajyana mu mujyi w'i Betelehemu aho umugabo w'abakomoka. Bakimara kuhagera, bidatinze havuka umwana, akavukira mu kiraro. Uwo mwana uba uvutse niwe witwa Yezu cyangwa se Yesu. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa, Mariya n'umugabo we Yosefu bahita berekeza mu mujyi wa Yerusalemu. Baba bagiye kwerekana umwana wabo mu rusengero. Aho niho bahurira na Simoni agaha umugisha Yesu ko ari we Kristo. Yezu yongera kugaragara ari umwana uri mu kigero cy'imyaka 12, yatandukanye n'ababyeyi be mu murwa wa Yerusalemu. Yongera guhura nabo. Nyina akamubaza aho yahoze, akabasubiza ko yari ari mu nzu kwa se. Mu gihe imyaka ibikomeje kwicuma, muri filime yerekana ubuzima bwa Yezu, ubwo haba ari ku ngoma y'umwami w'abami Tiberius no ku ngoma y'umwami Herode Antipa, Yohana Umubatiza batiza uwo mwana mu ruzi rwa Yorodani, maze Roho Mutagatifu cyangwa se Umwuka Wera akamubonekera. Yesu aza kugeragezwa na Satani mu butayu, ariko akagerageza kwirinda ibishuko bya Sekibi. Ahita yerekeza i Kafurinawumu, ari naho ahita atoranya abagabo 3 barimo Petero, Yakobo na Yohane bakaba bigishwa be. Aba bagabo baba bavuye kuruza aho baba bari kuroba. Mu kazi ke ko kubwiriza, niho akora igitangaza cyo kuzura umwana w'umukobwa w'umugabo Yayiro. Yongera gutoranya intumwa 12 zikuye mu bigishwa be barimo Matayo na Yuda Iskariyoti. Filime ya Yezu ikubiyemo inyigisho ze n'ubutumwa butandukanye, burimo imvugo z'ubuhanga kandi zijimije zirimo iz'abafarizayi, umusoresha n'abandi batandukanye bavugwa mu nyandiko zigize Bibiliya. Mu gihe yasuye urugo rw'umufarisayo Simoni, umugore w'umunyabyaha asiga amavuta ibirenge bya Yezu, bigatuma Yesu amubabarira ibyaha bye. Mu gihe aba ari kumwe n'abigishwa be, bambuka inyanja ya Galilaya ahagaragara hagarika umuhengeri, hongera gukurikira ibikorwa bye, akiza umuntu imyuka mibi. Muri urwo rugendo mu gihe aba ageze mu gace kitwa Betesayida, agaburira abantu bagera ku 5,000, aba yifashishije imigati 5 n'ibice 2 by'amafi. Nyuma abarebyi ba filime ya Yezu bongera kumubona yurira umusozi ari kumwe n'abigishwa be, aho ahurira n'abahanuzi barimo Mose na Eliya. Ubwo Yezu aba akomeje kwigisha inkuru nziza, aza guhura n'abanyabyaha kabaca. Muri abo banyabyaha haba harimo indaya, abasoresha b'ikoro, ahari nabwo arakarira abafarizayi n'abigisha b'amadini. Ariko nanone nubwo abamaze kwirukana abasoresha, ahitamo inshuti n'umusoresha Zakayo, akamubwira ko agomba kwishyura abantu bose yahuguje utwabo. Nyuma yahaza kwirukana abacuruzi mu rusengero, ari nako mu murwa wa Yerusalemu yigisha ko bagomba gutanga umusoro wa Kayizari. Mu gihe filime yerekana ubuzima bwa Yezu bayerekeza ku musozo, ibiganiro agirana n'abigishwa be bitangira guhinduka ku buryo wumva ko hari ikigiye kumubaho, abasaba kutamugambanira. Ariko Yuda we ntabwo bimuguma mu mutima ngo abitindane, ahubwo bidatinze ajya inama na bamwe mu bayobozi maze bakagambanira Yezu.
nyuma y'uko umukinnyi Yuda aba amaze kugambanira shebuja. Mu busitani bwa Getsemani, Yesu afatwa n'abayobozi b'Abayahudi. Petero wari umwe mu bo yatoranyije kumubera umwigishwa, akamwihakana inshuro 3 mbere y'uko inkoko ibika. Iyo bumaze gucya, abayobozi b'amadini baba bakomeje kumuhakana, basaba ko ashyikirizwa Pilato nawe akamwoherereza Herode. Nubwo Pilato nta yandi mahitamo aba afite, ubona ko Yesu nta cyaha yakoze mu gihe abantu benshi baba bakomeje kumusabira urupfu, aribwo yikorera umusaraba agafata inzira yerekeza i Golgota. Simoni wa Sirene areba ukuntu Yesu ari kuvunwa n'umusaraba, mu gihe akibaza byinshi bagahita bamutegeka kwikorera umusaraba wa Yesu. Filime ya Yesu irangira azamutse mu ijuru, aho asiga abwiye intumwa ko zigomba kubwira amahanga yose ko imbaraga n'ubuyobozi byose ari we wabihawe. Muracyari kumwe na Eric Safari. Mbibutse ko icyari kiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo. Aho uyu munsi turi kuganira kuri filime yerekana ubuzima bwa Yesu cyangwa se Yezu kuva avutse kugeza abambwa agapfa akazuka. Iyi ni filime ikunze kurebwa cyane mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane mu bihugu bimwemera. Iyi ikaba ari filime yagiye ivugwaho cyane bitewe n'umukinnyi Brian Diakone wayikinnyemo, ari we mukinnyi mukuru ukina yitwa Yezu cyangwa se Yesu. Ni inkuru kandi igaragara mu gitabo cya Bibiliya, cyane cyane mu bice bivuga imibereho ya Yesu. Mu itegurwa rya filime ya Yezu, umugabo witwa Billy Bright washinze ikigo cyitwa Campus Crusade for Christ yamaze igihe kinini mu buzima bwe agerageza guhindura ibyamamare byo muri Hollywood, muri leta ya Los Angeles muri Amerika, aho yifuzaga ko bazamufasha gukina filime ivuga ku buzima bwa Jesus Christ. Mu mwaka w'1976, kompanyi yitwa British Jewish Film yifatanyije na John Heyman utunganya amafilime kuri televiziyo begereye Billy Bright bashaka gutera inkunga umushinga we yavugaga ko azifashisha igitabo cy'intangiriro gusa, maze bemeza ko bazakoresha Bibiliya yose mu gukina filime igaragaza ubuzima bwa Yesu Kristo. Billy Bright akimara guhura na Heyman, Yesu asaba umuyobozi wa Campus Crusade for Christ witwaga Paul Eschliman kwegera Heyman ngo batangire gutekereza ukuntu filime ya Yesu izakinwa. Nyuma y'uko ibice byari byaratunganyirijwe mu Bwongereza byibandaga ku ivanjiri ya Luka, byanyuze umuyobozi wa Campus Crusade for Christ yasabye ko filime yakomeza gutekerezwaho igakinwa, ariko bamwe mu bayobozi banga ko abatari abakristo bazakina muri filime ya Yesu. Imwe mu mirongo igize iyi filime yatangiye gutekerezwaho ni yanditswe na Luka, nyuma y'uko bakusanyije ibitekerezo mu bakristo bakomeye n'abandi bahanga ba teolojiya. Heyman wagize uruhare runini mu gutekereza no gutunganya filime ya Yesu yaragize ati, aho gutekereza kwibanda ku bindi bitabo bigize Bibiliya, afata umwanzuro wo gucengera ibivugwa mu nyandiko za Luka. Mu gutangira gutunganya iyi filime ku ikubitiro hatanzwe akayabo ka $6,000,000 z'amadolari y'Amerika. Ubwo buri jambo ryose rizavugwa n'abagombaga gukina ari Yesu rikurwa mu ivanjiri ya Luka, mu kwanzura ko umurongo uzakina ari Yesu azavuga utunganyije neza. Byagizwemo uruhare n'abagenzuzi bagera kuri 450 mu kwirinda ko ashobora kuzavuga ibihabanye n'ubutumwa ashaka gutambutsa. Usibye kwita ku magambo azakinwa muri filime, itsinda ryayiteguraga ryaricaye ryiga ku mateka avugwa muri Bibiliya, ari naho bahereye bashaka ibikoresho byifashishijwe muri iyi filime. Bigaragara ko ari byo mu kinyejana cya mbere Yesu amaze kuvuka, ibyerekana imibereho n'umuco w'Abanyagalileya. Umukinnyi Brian Diakone ni umwongereza wahawe gukina ari we Yesu Kristo muri iyi filime. Ahanini byatewe n'uko yagaragaraga bituma agirirwa icyizere cyo kwiyerekana nka Yesu. Brian Diakone kandi yaje yiyongera ku bandi bakinnyi bakuru 45 bose bakomoka mu gihugu cya Isiraheli, hiyongeraho abandi 5,000 bakina bafasha abakinnyi bakuru. Filime itangira gukinwa hari mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1978 mu gace ka Tiberia ko mu gihugu cya Isiraheli. Ikomeza gukinwa mu gihe kingana n'iminsi 217, ni ukuvuga amezi asaga 7, aho bazengurutse imwe mu mijyi yo muri Isiraheli irimo nka Tel Aviv ndetse n'umujyi wa Yerusalemu. Muri icyo gihe kandi batangira gukina, umukinnyi wakinnye ari Yesu akaba yitwa Brian Diakone. Yari yarateretse umusatsi n'ubwanwa, nyamara umuyobozi wa filime John Heyman we yarateganyije ko Diakone azashyirwaho imisatsi y'imikorano n'izuru bizatuma agaragara nk'umukinnyi ukenewe. Paul Eschliman wari ukuriye umushinga w'iyi filime, mu kiganiro yatanze yaragize ati, Eschliman kandi yavuze ko mu gihe filime yari ikiri gukinwa, undi mukinnyi witwa Nico Nitaye wakinnye ari we Simoni Petero
Yesu afata umwanzuro wo kuba umukristo bitewe n'uko iyi filime bayikinnye. Ubwo filime yari igeze ku musozo, umuyobozi wayo Heyman ntabwo yishimiye ko itsinda ry'abakinnyi bakomoka muri Israel bakoresheje ururimi. Yahise ahitamo ko bose bakorerwa amajwi n'abandi bakinnyi bakoresheje ururimi rw'icyongereza, ibyitwa voice over cyangwa se dubbing, kugira ngo ururimi rurusheho kumvikana. Filime Yesu cyangwa se Yezu imaze gutunganywa yashyizwe ku mugaragaro na kompanyi ya filime yitwa Warner Bros. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzu zirenga 2,000 zerekanirwamo filime, bituma iyi kompanyi itangazwa ko ariyo yerekanye igihangano gishingiye ku iyobokamana. Mu kwamamaza no kumenyekanisha iyi filime, Paul Eshman yifashishije abavugabutumwa batandukanye n'insengero za Kiliziya Gatolika mu gutegura amatsinda akora ingendo zamamaza filime ya Yezu. Mu mpera z'umwaka w'1979 n'1980 byatangajwe ko abarebyi b'iyi filime bari miliyoni 4 gusa. Nubwo yamenyekanye cyane mu bakristo, ntabwo ifilime yigeze ikurura abantu batandukanye bakunda kureba filime, aho umushinga we utagenze neza mu kwinjiriza John Heyman, bitewe n'uko yari yemeye ko hagomba gushyirwaho igiciro gito ku barebyi ba filime ya Yezu. Ibi byatumye iyi filime yinjiza miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika gusa. Nyamara twibuke ko yari yashowemo miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika. Amatariki yo gushyira ahagaragara iyi filime yagiye atandukana mu bihugu bitandukanye, aho muri Australia yasohotse ku itariki 3 hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1980, muri Portugal yasohotse ku itariki 9, naho hari mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1981. Mu gihugu cya Suwede isohoka ku itariki ya 1 ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1985. Finland hari ku itariki 14 mu kwezi kwa 3 mu mwaka w'1986. Igihugu cya Hungary cyerekaniwemo iyi filime ku itariki 13 Ukuboza 1990. Naho mu gihugu cya Czechoslovakia isohoka mu mwaka w'1991. Iyi filime kandi yerekanwe mu bihugu bigera kuri 229, yerekanwa mu ruhame mu mijyi y'ibihugu bitandukanye ku isi. Kompanyi Warner Bros yasohoye iyi filime yanenzwe kuba yarashyiriye ku mugaragaro iyi filime kimwe n'indi filime yakurikiyeho, ikaba ari filime yitwaga Monty Python Life of Brian yo mu mwaka w'1979. Mu rwego rwo gusobanurira abantu inkuru y'ubuzima bwa Yezu cyangwa se Yesu Kristo, mu mwaka w'1999 yongeye gukinwa, ariko noneho bashyiramo ibikorwa bidashobora gutera ubwoba umwana nk'uko ubusanzwe yari yakinwe mu mwaka w'1979. Iyi filime yakorewe abana yasohotse mu mwaka w'2000. Ku rundi ruhande nsubiye inyuma gato, mu mwaka w'1981 Billy Bright yashinze itsinda rishinzwe guhindura filime ya Yezu mu zindi ndimi, agamije kwerekana mu rurimi buri wese yumva. Bwa mbere iyi filime yahinduwe mu rurimi rwitwa Tagalog, ni ururimi rukoreshwa mu gihugu cya Philippines. Iryo tsinda ryahise rikora kandi ni ugushakisha uburyo filime yakwerekanwa mu rurimi rw'Igihinde binyuze kuri televiziyo y'Abahinde. Hanyuma bakomeza gukorana n'abandi bavugabutumwa n'abamisiyoneri ku isi yose kwerekana filime no ku bantu batabashije kuyireba. Guverinoma y'Ubushinwa ibifashijwemo n'ikigo cyitwa China Christian Council Army Foundation nayo yagize uruhare mu gukwirakwiza iyi filime mu rurimi rwa Mandarin rusanzwe rukoreshwa mu Bushinwa, aho bahereye mu mujyi wa Nanjing. Iyi filime niyo yonyine yashyizwe mu ndimi zirenga 1600 zikoreshwa mu zivugwa ku isi yose, harimo n'indimi mpuzamahanga. Mu mwaka w'2004 iyi filime yashyizwe mu rurimi rwitwa Kwayama, rukaba rukoreshwa mu gihugu cya Angola na Namibia. Iyi filime kandi igaragara ikinnye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ikaba ikunze kwerekanwa cyane mu gihe abantu baba bitegura Pasika. Ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo mu gikurikira buri wa kabiri saa 7 z'amanywa no ku wa kane saa 3 z'ijoro. Uyu munsi niho ngisoreje, aho twagarutse kuri filime yerekana ubuzima bwa Yezu cyangwa se Yesu kuva avutse kugeza agambaniwe na Yuda akabambwa, aho yaje kuzuka. Ni filime itarigeze ikundwa cyane n'abakunzi batandukanye ba filime, usibye abakristo bizera Yesu cyangwa se Yezu. Uramutse ushaka kumpa igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wanyandikira kuri mail yanjye ni safari12@gmail.com, no kuri Facebook nitwa Eric Safari. Adio.